abantu. Imana ntiyategereje ko umuntu acumura ngo itekereze agakiza, yari ifite umugambi w'urukundo kuva na kera. Ivuka rye n'ubuzima bwe ku isi. Yesu yavukiye i Betelehemu mu gihe cy'ubwami bwa Herode, nk'uko tubisoma muri Matayo ibice 2 umurongo wa mbere. Yavukiye mu rusenge rw'amatungo, arerwa na Mariya na Yosefu, abantu basanzwe. Abamarayika bababwiye bati, uwo mubonye ajya mu ijuru niko azagaruka nk'uko mumubonye ajyayo. Aha niho tubonera isezerano rikomeye ko Yesu azagaruka kongera kudusanga. Isomo yadusigiye rero, yadusigiye urukundo, gukunda Imana no gukunda abandi. Yadusigiye umurimo wo kujya twigisha abandi inkuru nziza nk'uko tubisoma muri bakunzi ba Mbogunesi TV. Ndabasuje, ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba, Afurika y'Amajyepfo, abari ku mugabane wa Europe, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, abari mwese ku mugabane wa Oceania, mwese mudukurikiye mwiyumve mwikaze. Iyi mukurikirana ni Mbogunesi TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Bisanzwe twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, namwe mutarayikora ni ugukanda aho ngaho hari akazogera n'amasegonda make rwose ukaba urabikoze. Ndagushimiye cyane rero kuri wowe ukanzeho subscribe, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tubagezaho ikiganiro kivuga ku mateka ya Yesu Kristo, uko yabayeho uhereye kuva mu ijuru kugera yongeye gusubira mu ijuru. Muraho neza mwe mwese mudukurikira kuri Mbogunesi TV. Uyu munsi turagaruka ku mateka y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, uko yabayeho mbere y'uko aza mu isi, uko yabayeho hano n'uko yasubiye mu ijuru, n'isomo yadusigiye rihindura ubuzima. Iki kiganiro kiraza kugutera kumusobanukirwa no kumukunda birushijeho uko wari usanzwe umuzi. Rero duhereye mbere na mbere, turabanza tubagezeho uko Yesu mbere y'uko aza mu isi byari bimeze. Yesu ntiyabayeho bwa mbere, ahubwo yavutse i Betelehemu, yari asanzwe ari kuva kera ari kumwe n'Imana, nk'uko tubisoma muri Yohani wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 3, avuga ngo ku ntangiriro hariho Jambo, Jambo yari kumwe n'Imana kandi Jambo yari Imana. Yesu ni umwana w'Imana w'iteka ryose, yari mu isanzure mbere y'uko isi irema. Yari mu isanzure mbere y'uko isi iremwa, nk'uko tubisoma mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 kugera ku wa 17. Niwe waremye byose, kandi kuva kera yari afite umugambi wo kurokora abantu. Imana ntiyategereje ko umuntu acumura ngo itekereze agakiza, yari ifite umugambi w'urukundo kuva na kera. Ivuka rye n'ubuzima bwe ku isi. Yesu yavukiye i Betelehemu mu gihe cy'ubwami bwa Herode, nk'uko tubisoma muri Matayo ibice 2 umurongo wa mbere. Yavukiye mu rusenge rw'amatungo, arerwa na Mariya na Yosefu, abantu basanzwe. Uko yakuraga mu bwenge, mu gihagararo no mu byubahiro imbere y'Imana n'abantu, nk'uko tubisoma muri Luka ibice 2 umurongo wa 52.
Ubuzima bwe bwose bwari isomo ry'urugero, kwicisha bugufi, kubaha Imana no gukunda abantu. Ubuzima bwe mu murimo w'Imana, nk'uko yatangiye umurimo afite imyaka 30, nk'uko tubisoma muri Luka ibice 3:23. Yigishije abantu urukundo, imbabazi n'uburyo bwo kubaho mu kuri. Yakijije abarwayi, yirukanye abadayimoni, yahumurije abababaye, agaburira abashonje kandi yigisha abantu gusenga. Ariko se icyari intego nyamukuru ye ni iki? Ni ugutanga ubugingo bwe ngo acungure abantu bose bo mu isi, nk'uko tubisoma muri Mariko ibice 10:45. Yababarijwe ku musaraba ku bwacu, apfira ku musaraba kugira ngo tubone imbabazi. Urupfu n'izuka rye. Yesu yapfiriye ku musaraba ku munsi wa 5 mu gihe cya Pasika y'Abayuda. Ariko ku munsi wa 3 yarazutse nk'uko yari yarabivuze. Izuka rye ni ikimenyetso cy'uko urupfu rutsinzwe kandi abamwizera bazabaho iteka ryose. Rero nta muntu n'umwe wakoresheje urukundo nk'urwe kuba yitangira abantu bataranamumenya. Kujya mu ijuru kwiwe rero. Nyuma y'iminsi 40 azutse, Yesu yazamutse ajya mu ijuru imbere y'abigishwa be, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 9 kugera ku wa 11. Abamarayika bababwiye bati, uwo mubonye ajya mu ijuru niko azagaruka nk'uko mumubonye ajyayo. Aha niho tubonera isezerano rikomeye ko Yesu azagaruka kongera kudusanga. Isomo yadusigiye rero, yadusigiye urukundo, gukunda Imana no gukunda abandi. Yadusigiye umurimo wo kujya twigisha abandi inkuru nziza, nk'uko tubisoma muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Yadusigiye umwuka wera kugira ngo adufashe gukora ibyo tutabasha ubwacu, nk'uko tubisoma muri Yohana ibice 14 umurongo wa 26. Ubutumwa bwe bugufi ni ubu: kunda Imana, kunda abantu kandi ukore umurimo w'ubwami bw'Imana. Urumva ubutumwa Yesu yadusigiye ubwo yavaga muri iyi si. Rero njye nawe ni cyo gihe cyo kugira ngo turebe uburyo ki twabasha gutera ikirenge mu cye dukurikiza ibyo yatubwiye. Murumva ko harimo urukundo rwo gukunda Imana, ugakunda abantu kandi ugakora n'icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ari byo gukora ibyo gukiranuka no kugendera mu byo Imana ishaka, ukayikorera umurimo wayo. Murakoze rero mwe mwese twabanye kuri Humble Goodness TV. Niba iki kiganiro cyaguteye kugira icyizere mu Mwami Yesu, kanda like, subscribe kandi usangiza abandi. Tuzagaruka ubutaha tuvuge ku bindi byinshi ku biganiro by'iyobokamana. Nimugajye mukuraho rwose, navuga nimugajye mukuraho urutoki rwanyu kuri screen zanyu za telefone. Ibiganiro ni byinshi nakagaruka rwose. Imana ijye bampera umugisha, njye nawe twabasha twahindura isi tubinyujije muri ibi biganiro bikurikira. Nimba ikiganiro kiba cyagufashije, ujye unasiga comment, nzajya nyibona, umbwire icyo ushaka ko naguteguriraho ubutaha. Amahoro y'Imana rero abane namwe, n'imigisha y'Imana igomye kubana namwe. Ndifuriza kandi mwe mwese mufite akazi keza. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege. Icyambere ni ugusenga Imana no kwizera, kuko niyigena byose. Umunsi ushobora kubona uri muri situation mbi, ariko humura, senga Imana izakugira neza, igucira inzira. Sawa rero, mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza mwe mwese twabanye. Mugire ibihe byiza. Bye bye.